Alo mama. Muraho neza mama. Yesu ashimwe. Yesu ahimbarwe cyane. Ni amahoro. Imana ikurinze ute? Ndashimira Imana, ibintu byose biri kugenda gake gake ariko ndashimira Imana. None se Karame. nta kintu ufite ngo twoherereze? Mama muri iyi minsi nta kintu ndiho, gusa muri ino minsi iri imbere bizakunda, wenda hari ahantu ndi guteganya ko akazi kazaboneka. Ntabwo urakabona? Akazi ntabwo karaboneka, gusa ahubwo nari mfite n'akabazo ka gaze, sinzi ko nyine ubu ngubu nanjye sinzi ukuntu ndibuze kubaho. Ibyo bigaze se ni ibiki? Nta hantu wabona utashye? Aha ni Kigali biragoye mama, no kugira ngo ubone amakara bisigaye bigoye, gusa byose isezerano ry'Imana rizasohora nta kibazo. Njye nizeye Imana ko ari izakora byose. Noneho rero Yego. ukomeze usenge cyane, Yego. icyo Imana yagambiriye kizasohora, nanjye ndakomeza ngusengere. Yego pe munsengere cyane, kuko hano i Kigali ndi kubona ubuzima bugoranye, ariko hamwe n'Imana nta kintu kidashoboka. Yewe reka njye kwa Domina, wenda mubwire ampifu n'akamiti ntacyo. Gusa Karame. ntugire impungenge, ntibyari cyane, ukomere bizakemuka. Mama gerageza ibishoboka byose turebe wenda ko umuntu yamara ino minsi nk'ibiri, Imana izaca inzira. Turakomeza dusenge, kandi ntugire impungenge rwose, burya nubwo mba nkubwiye ngo Yego. ngaho murabehoye. Mugire umunsi mwiza. Yego suhuza biyo. Yego yego. Nahageze ahubwo nuko ntari kuyibuka neza. Shamva nakazanye nako nabigiraho ikibazo ndagafite. Yewe baranyibye we, baranyibye, mufate wowe. Ese byari bigenze bite? Urakoze cyane, ni ukuri kw'Imana we. Nubwo se umva reka muhembe, ni ukuri urakoze. Umva yaraye ntaye ubusubira nari kubigenza gute? Hano hari harimo ikarita y'akazi, urumva harimo ibintu byinshi cyane. Basakira urakoze cyane. Oya ni ukuri urakoze. None se ugiye mu muhembe iki? Uramumfatiye, harimo ikarita y'akazi, pasiporo, ibintu byinshi cyane. Basakira ntabwo nakira amafaranga. Oya akira. Ahubwo nyine ndi gukorera umugisha, Imana iribuze ko umugisha. Ibi ngibi byose ntabwo mbikoze kubera kugira ngo mfate n'amafaranga y'ibintu. Ubundi rero nshobora kuyafata nkayarya, umunsi umwe bikaba birarangiye. Si ibyo bibaho kuri Ejo se nazabaho gute? Kuri iki gihe se ariko Imana impaye umugisha kano kanya, n'ejo bundi nazabona ikindi kintu kintunga. Murakoze, nari mutabaye nkuko nawe wantabara mu buzima busanzwe. Okay. None se basi ko wanze ko kumwereza amafaranga umuhembo rya mu iki? Nta kindi nuko nsabira umugisha ku Mana. None se basi tuyenga ubutanzaze utanagusure ni hano gutya no hirya gatoya ntabwo niba ari hafi se waje twega mu modoka kawe tuhanyereka. Barambujije ntabwo nawe kandi bakubujije umuntu w'umusore nkawe. Ni Imana, no kubaha Imana, ngende umukristo ntabwo naza. Oya nubitekereza ukundi, nta kintu na kimwe tugiye gukora no kugenda nkareba kugira ngo wenda n'ubutaha nanagukenera cyangwa nawe ukankenera kugira ngo nyine mamenye ibisa nkaba nanakwitabaza cyangwa nkaba yanzu se turi arasanaga basundi uzaza ubutaha nahatunganije nakozemo amasuku ameze neza. No come on, wibigiraho ikibazo kwabasa kose ahubwo ngwino nta kibazo.
basi reka amatunganye. Oya no, come on. Okay, nta kibazo ariko. Sha urakoze cyane nuko. Nangaha mba nanze kubakuzana kubera ko hatari hashashe. Gusa nta kundi wahageze. None simba mubaze. Ndebye ko hano hantu ndabona ufite ubuzima butari bwiza. Kuki wanze ko amafaranga? Cyangwa ari make? Oya, ntabwo nayanze kubera ko ari makeya. Gusa ahubwo ni bindi natekerezaga biri imbere. Yego. Muri kano kanya ntabwo nkeneye amafaranga kugira ngo mbashe kubaho neza by'uyu munsi gusa. Ko mfite isezerano ry'uko nzacungura umuryango wanjye. Isezerano? Gusa isezerano ushatse kuvuga iki? Imana yambwiye ko igihe kizagera igaca inzira bigakunda nkabona ubushobozi nkiga nkabasha kwita no ku muryango wanjye. Ni ukuvuga ntabwo wigeze wiga? Narangirije mu wa 6 segonderi. Mama abura ubushobozi bwo kundihirira kubera kwita kuri barumuna banjye babiri bandi bari mu cyaro. Rero nanjye ndi nanga i Kigali kugira ngo nshakishe ubuzima. Mwese ufite akazi, ufite ukuntu ntabwo kari kaboneka n'ubwo duhuye nari ngiye hariya hirya hari chance bagiye gutangira kubaka ni umukiri ugiye kwakira etaje. Rero nari gushaka ikiyede kugira ngo nibura mbone udufaranga nabasha kuba ndi gukoresha muri iyi minsi. none se shana rero nanjye ntabwo mfite ubuzima burenze ariko mfite akazi ndahembwa nta kibazo mama na papa baba hanze urumva nta ribi. None se hari icyo nshaka kugukorera waranze nko kwishyura kaminuza ukiga ari ikibazo? Nkakwishyurira ukiga si ushaka kwiga se? Oya ntabwo bishoboka. Njyewe niba ushaka kwiga guhera ino saha ngiye kukwishyura wige urangize kwiga nyine. Njyewe ukanyishyura ishuri natangira kwiga kaminuza? Yego. Hana Nyagasani. Oya ntabwo bishoboka. Ibyo uri kumbwira ni ukuri ndi kurota? Oya mva mubwire ni ibintu bisanzwe bitindaho. Njyewe mbonye uburyo bwo kujya kwiga kaminuza? Yes. So ntuzanyishyura igihembwe kimwe bugahita? No, oya reka nkubwire ibyo ni ibisanzwe bitindaho cyane ko shawe umbwiye ubuzima bwawe mpita numva ngize umutwaro wa famiye yawe cyane ko ni wowe mukuru ni wowe famiye iri kurebaho nta kindi nyine genda wige wenda Imana izagufasha. Ndatangira nige. we kubitindaho tuzi sibyo? Imana Nyagasani. Ariko Imana ntigibeshya. Ibintu byose yavuze bigenda biba umunsi ku munsi. Okay. Ubuzima bwanjye bwose ni ibitangazo by'Imana. Nta kintu kimwe nakora ngiye mbona ari njye ukikoresheje. Ahubwo Imana igira inzira zayo zihariye ibikoresha ibinyuzamo tu. Nuko urakoze pe Imana iguhe umugisha cyane. Mba nanjye ntabwo nari nabiteguye gusa umutima ukomeje kumatiriza ko ari ikintu nagufasha. Tubaze n'ibisanzwe nawe. Nta muntu wakoreye Imana wigize wikorera amaboko. Ndabibonye mbibonesheje amaso yanjye. Mana ishimwe. Nuko urakoze neza. Iyo Mana dusengira komeye Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho Imana dusengira komeye irakomeye iyo Mana dusengira komeye Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho Imana dusengira komeye irakomeye iyo Mana dusengira komeye Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye irakomeye iyo Mana dusengira komeye Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye. Ibyishimo uyu munsi twari dutegereje mu buzima. Umva
ibi narabisengeye narabirose ariko Imana irasubiza. Yego irasubiza nibyo irasubiza. Yumva gusenga pe. Niba ngewe ngiye kujya nyita irasubiza niba nzayita irumva byose ariko irabikora irakumvika no gusubiza. Umva ifite amazina menshi muri nje mba numva dudubiza Imana ishimwe n'ukuri kandi nawe warakoze nawe ndagushimira Imana imugisha pe. yarakoze se kintu ngaho rero mureke tubanze dushima Imana. Ibyo mama iki kintu cyanze dushima Imana bitoroshye. Mana data mukunzi wacu nshuti idahemuka turagushimiye. warakoze wabanye natwe watugiriye neza kuva mu gitondo waduhaye ibihe byiza waturinze imvura watugiriye neza uraturinda tugenda turinda tugaruka turi amahoro nushima. warakoze kubw'umwana wanjye waramufashije waramurwaniriye wamuhaye minerivare wamuhaye amatike ajya ku ishuri nabyo nubishimirwe papa. none uno munsi atweretse ibirori atweretse yarangije uhabwa icyubahiro. wamugiriye neza umuha akazi ibyo nabyo turabigushimiye. tugushimiye rero ko nabo banyitayeho mu bukecuru bwanjye mu cyaro none ukaba warihesheje icyubahiro nkaba nsa neza nkaba ndi muzima nkaba numva mfite imbaraga ku bwabo. ndasusuruka mu bandi babyeyi baranyibuka bibuka utwo nkeneye bakamenya uduherena bakamenya agasaha bakamenya icyo kwambara. ubaha umugisha ntabwo nareka kuzirikana umukobwa wacu kaza mu buzima bwacu. njye ntacyo nabona namushimira nk'umwana w'umuntu ariko wowe uhemba wowe ugira neza nawe umuhembe uzamuha iherezo ryiza ibyifuzo bye uzabisubize kandi kuko agejeje igihe uzamuhe n'urugo rwiza. muryango we turawusengeye avukamo kugira ngo nawo uwurwanirire nawo uwugirire neza bari kure yasize maze nabo data ikindi gihe tuzafatanye kugushima. turasenze twizeye kuri Imana ikora ibitangaza kandi twabibonesheje amaso ni mu izina rya Yesu amen. Amen. warakoze cyane pe. Imana imugisha iyo ataba wowe nta kintu na kimwe nari kubona nagezeho ariko Imana yaragukoresheje. ibyo ngibyo ni ukushimira Imana ntabwo ari njye wabikoze ni Imana. Imana ifite uko ikora nawe wari kumufatanyije wafashije Imana gukora warayumviye. murakoze cyane mama ariko nta n'ikibazo umuntu yarikoreraga. yego yarikoreraga. mama warabibona ute se? rwose umusozi wagiyeho urabona ko wagize akamaro cyane. ahubwo kera njye numvaga Imana itanga amasezerano bivuga ngo umuntu azakira bizakunda nkayoberwa ibyo ari byo nkumva nyine se bizaca mu zihe nzira nibi ko twari turi kure turi habi ubuzima bugoye ntacyo kurya ntacyo kwambara. ubyihorere iri ni itangiriro ry'umunezero. Amina. iri ni itangiriro ry'umunezero. nizere ko rero nawe hari icyo uzambwira kandi rwose njyewe ndashimye. njyewe ndashimye gusa mbahesheje n'umugisha. nanjye mba mbireba mbikurikirana gusa nzakubwira mu minsi iri imbere. ndakwizeye. siko bimeze? yego warahabaye Mana warahabaye cya gihe
Haleluya. Numva nuzuye amashimwe. Rinitangirira umubona ko nabaye inkumi. Haleluya. Nari nshaje.